Imana ni umugenga byose, nibona yuko hari ibikenewe bizabimfashamo, ariko bitaba ngombwa yuko nza nkagupfukamira wowe. Nzakubwira rimwe ati mfite iki kibazo, yenda mbifate nkaho utabyumvisha, nongeye kubwira ngo mfite iki kibazo, kuwa gatatu ntabwo nzakigusubiriramo. Njyewe ntabwo nzaza ngo upfukamire kugira ngo ugire ikintu umfashe mu buzima. Mu gihe uzabona ko bigoye kugira ngo ukimfashe uzabikora, naho numva bidakeneye kubikora uzabyihorera. Abantu bakunda kugira ngo bafashe umuntu yabapfukamiye, umuntu yarize, kugira ngo ufashe umuntu ikintu kugira ngo abanze gupfukamire wowe. Banza gusenga, banza kwinginga, banze umutuye ibibazo byawe, kuko abantu muryoherwa no kumva ibibazo by'abantu kurusha uko mwabafasha kubikemura. Impamvu njye ntazigera nzi imbere yawe ngo upfukamire kugira ngo numve njyewe. Nzaba uwo ndiwe n'uwo Imana ishaka ko mbaho. Imana ni umugenga byose, nibona yuko hari ibikenewe bizabimfashamo, ariko bitaba ngombwa yuko nza nkagupfukamira wowe. Nzakubwira rimwe ati mfite iki kibazo, yenda mbifate nkaho utabyumvisha, nongeye kubwira ngo mfite iki kibazo, kuwa gatatu ntabwo nzakigusubiriramo.